kuba dukurikiranye, reka twongere tubasuhuze, tubabwira ko uyu ari wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Tukaba dusaba abari ku murongo cyangwa se abageze ku ikoranabuhanga aho mubasha gukurikirana ibiganiro byerekeza ku ijambo ry'Imana nk'uko musanzwe mubimenyereye, cyangwa se abatwumva ari abashitsi badukurikiranye kuri Radio King cyangwa se YouTube ivugurura n'ubugorozi. Rero uyu ni wa mwanya tubamenyesha yuko tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Mbere yuko turyiga twinjira mu mpapuro zera, turabanza dusenge, kandi kuba ari kutureba ahangaha amazina ni Harerimana Emmanuel. Reka dusenge. Data wa twese, muremyi wacu, turagushimye cyane kuko uri umuremyi twabiremwa byawe, kandi kubaho kwacu Data gushingiye ku rukundo dukunda bihere gucubahiro. Ntabwo duhora ibyaha twakoze, ahubwo uduha amahirwe yo kubyihana. Ngaho rero ubwo waduha Yesu Kristo umwana wawe ukunda, utwejesha amaraso ye, imbere y'amazina yacu handika imbabazi, nugaruka bidatinze tuzagusanga twishimye. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ni wowe waryandikishije, dufite ubwenge bugufi kubisobanukirwa biratugoye. Utwigishe, Umwuka Wera tubere mwarimu, kandi buri wese ukurikiranye ijambo ryawe ahariho hose, Umwuka Wera amusanga haramusobanurire. Ngaho twese Data twishize mu maboko yawe, ngo bane natwe ibyo ushaka n'ibyishimo bidahanabera bose, tubigusabye ngo bidere mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana ryerekeza ku buhanuzi. Ndatekereza ko iri jambo ry'Imana rirerekeza ku buhanuzi. Reka turyite insanganyamatsiko n'ubuhanuzi bwerekezaga ku iherezo ry'iminsi 2300. Iherezo ry'iminsi 2300 hagombye kubamo ibintu bikomeye, ndetse byerekezaga navuga byerekezaga kugufungurwa kw'ikindi gihe, nabyita kw'igihe cy'imbabazi. Kandi kuri iryo herezo ry'iminsi 2300 byashobokaga ko abantu bamwe bafataga ko iyo minsi 2300 bw'izaba irangiye, aribwo iyi si yacu nayo izaba irangiye, Yesu akaza. Rero icyo gihe cyarageze, ntibyaba ngombwa ko Yesu aza, ahubwo habaye gusubira inyuma k'ubukirisitu, habaye gusubira inyuma ko bari bategereje Yesu. Ubwo rero ndagira ngo ku bafite amatsiko cyangwa se no ku bandi bari basanzwe babizi, turajanirana neza kugira ngo tumenye ibyabaye mu iherezo ry'iminsi 2300. Iyo mu mategeko yo kwiga ubuhanuzi, ntabwo ubuhanuzi bupfa gusobanukirwa cyangwa se wapfa kubusobanura uko wishakiye. Ntabwo ariko bimeze. Ahubwo iyo dusomye mu gitabo cya Amosi, ibice byaho 3 ku murongo ngaho baranditse baravuga bati, yego, ni ukuri Uwiteka Imana tizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Muri Amosi 3:7 niko havuze, ni ukuri Uwiteka Imana tizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Mu nama z'Imana ije ikora mu mugambi wo gukiza umuntu, kuko byose
inama ziba mu ijuru zose uko zakabaye zija zitekereza ku muntu uri ku isi ndetse n'uburyo yakira n'uburyo yazabona ubugingo buhoraho. Ndatekereza abasoma igitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, mu nama zabaye zo gukiza umuntu, hari icyo Imana yabwiye Yesu ubwo yari agiye guhaguruka mu bikari byo mu ijuru. Imana iramubwira ngo imuhereza ipfukire, cyangwa se bamwe babyita ipfukire, ariko yamuhaye ituro rifatika ngo ryari ribumbatiyemo inzira zose zizashoboka zo gukiza umuntu. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa bwa mu bihe byose, ndatekereza ko ari paje ya 32. Aya magambo nimureka dufashe, baranditse baravuze ngo barandika baravuga bati, paje 32 y'igitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, Data wa twese, ariko impano ya Kristo imenyekanisha umutima wa Data wa twese, ahamya ko imigambi Imana idufitiye ni amahoro si ibibi, agaragaza ko niba urwanga Imana ifitiye icyaha rungana n'urupfu, ariko urukundo ifitiye umunyabyaha ruruta urupfu. Amaze gutangira umurimo wo kuducungura, nta cyiza na kimwe azasiga adakoze kugira ngo asoze uwo murimo. Nta kuri na guke gukenewe kubw'agakiza kacu kwirengagijwe. Niyo mpamvu niyo abantu bari kwiga ubuhanuzi, hari igihe tubukubita amaso tukumva abantu basa n'abahiye ubwoba bitewe yuko aba ari ibintu by'amarenga bitari kumvikana, ariko byose byashiriwemo muri Bibiliya kubw'agakiza kacu. Ngaho nta kuri na guke gukenewe kubw'agakiza kacu kwirengagijwe, nta gitangaza na kimwe cy'ubuntu kititaweho, nta buryo na bumwe Imana idakoresha. Ubuntu bwongerwa ku bundi, impano ikongerwa ku yindi. Ubutunzi bwose bwo mu ijuru bwakinguriwe abishaka gukiza, imaze kurundanya ubutunzi bwose bwo mu ijuru no mu isi no kwegeranya imbaraga zayo zose zitagira akagero. Ibyo byose byegurira Yesu, maze iramubwira iti, ibi byose bigenewe umuntu. Ukoresha izi mpano kugira ngo ubigishe ko mu ijuru no mu isi nta rukundo rukomeye ruhari kuruta urwanje, umunezero wawe nyakuri bazabonera mu kunkunda. Murumva ko mu nama zabaye mu ijuru zihuje Data wa twese na Yesu, izi nama zagiye zifata ibyemezo, kandi ibyo byemezo byabaga bishingiye ku gakiza ka mwene muntu. Muri kumva ko twakunzwe urukundo rutarondoreka. Noneho rero niyo mpamvu bavuze ngo nta kimana izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ubwo muri kumva ko noneho mu gitabo kimwe ndatekereza ni umugabo witwa Daniyeli. Daniyeli igice cya 9 hari amagambo nshaka kugira ngo tuhasome. Ni igice cya 8, Daniyeli igice cyaho cya 8. Ubwo Imana yerekaga Daniyeli ibigomba kubaho, yabimweretse mu gice cya 8, ndetse nko ku murongo Daniyeli mu gice cyaho cya 8. Yego, Daniyeli igice cya 8, ndetse igice cya 8 cyose Daniyeli yaheretswe iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Noneho iyi mfizi y'intama n'isekurume y'ihene yaje kubisobanurirwa, marayika aramusobanurira. Igihe marayika yamusobanuriraga, Daniyeli yaje gucika intege. Arangije gucika intege, reka mbisome. Ariko umugambi wanje kuko imfizi y'intama n'isekurume y'ihene ubwo bwari ubwami bw'Abamede n'Abaperesi n'ubw'Abagiriki. Noneho Daniyeli arabisobanurirwa, ariko ayo nshaka muyumve. Murongo wa 15, nuko njyewe ubwanje Daniyeli maze kubona ibyo neretswe ibyo
ngashaka kubimenya. Ngiye kubona mbona igisa n'umuntu kimpagaze imbere, maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi rwa Urayi, arahamagara ati, Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Ubwo mu ijuru batuma Gaburiyeli gusobanurira Daniyeli. Nuko ansanga aho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira ati, umva yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'imperuka. Ariko akimbwira ndarabirana nk'usinziriye uko nakubamye, ankoraho arambyutsa. Arambwira ati, umva ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kumperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamede n'Abaperesi, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwo mwami wabo wa mbere. Kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazaba ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ayo wa mbere. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'ubunyamwaga umenya ibitamenyekana zima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba arize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishira hejuru mu mutima we. Azarimbura benshi biraye, ndetse azaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Ibyerekanwe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzaca bukira ni iby'ukuri, ariko uje ubizigama kuko ari iby'igihe gishize kera. Nuko njyewe Daniyeli mpera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye, bukeye ndagaruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wabimenye. Ubwo muri kubyumva uko byamugendekeye. Kandi ndatekereza kuri buriya buhanuzi bwo abami b'Abamede n'Abaperesi. Ubwo murabona ko Daniyeli ari kwerekwa igice cya 8. Hari igice cyari cyasigaye, cyari cyaramaze gusoza ubuhanuzi bwacyo, cyitwa ni mu gice cya 7, aho yabonye inyamaswa enye. Iya mbere ikaba yari intare, iya kabiri iya mbere yari intare, noneho inyamaswa iya kabiri yari idubu, iya gatatu mu gice cya 7 aho yavuze ngo iya kabiri yari idubu, iya gatatu yari yasaga n'ingwe, iya kane yari inyamaswa itagira ukwisa. Ubwo kutagira ukwisa nuko mu mirebere muri kamere muntu iyo nyamaswa mu bwenge bwe n'inyamaswa yarabonye nizo yari yarumvishe. Ubwo iyi ya kane yaramuyobeye nyine. Ubwo yari iteye ukundi, ntabwo yari isanzwe mu nyamaswa zisanzwe yarazi. Noneho inyamaswa ya mbere yitwa intare, yagereranya ubwami bw'Ubukarudaya bwari buyobowe na Nebukadinezari cyangwa se Nebukadineza. Ubwo bwami bukaba bwarabayeho mu gihe ubu bwami bukaba bwarabayeho, ndetse Imana bwifashisha mu kuja gusenya Yerusalemu. Ubwo icyo gihe muzabisoma mu gitabo cy'urwa 2 bw'Ingoma, ibice byaho 36 ku murongo wa 14. Ibice byaho 36 umurongo wa 14. Reka wenda haze hadufashe 36 umurongo wa 14 kugira ngo tuze kwihuta, ariko mumenye iyi ngoma ubu bwami bw'Ubukarudaya cyangwa se ingoma y'Abakarudaya, uburyo ariyo yasenye urusengero rw'i Yerusalemu. Baranditse baravuze ngo kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane, bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka ari yereje Yerusalemu. Uwiteka Imana y'abasekuruza ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare gatuma, kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ariko bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yayo, bagaseka abahanuzi bayo, kugeza ubwo Uwiteka yarakariye abantu be uburakari, ntibabona uko babukira. Nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakarudaya. Umwami w'Abakarudaya ubwahanuwe abonetse nk'inkoni Imana igiye kwifashisha mu gusenya Yerusalemu.
mu gusandaza abari batuyemo, maze abasore n'inkumi bakicwa, abasaza n'abasaza rukukuri, bitewe yuko bari ubwoko bw'Imana ariko bananirwa kwakira cyangwa se bananirwa kugendera mu mabwiriza Imana yabahaye. Icyatumye Imana ibatoranya ikabakunda cyane mu mahanga yari abakikije, maze yarangiza ikabagira ubwoko bwayigenderamo iyobora, maze barangiza bakagomera amategeko yayo, barangiza bakanga ubuyobozi bwayo. Imana nayo ni ibingibi yakoze, ariko dusomye ruguru ngo imbabazi zayo zatumye ituma abahanuzi bakaja kubaburira. Bari mu muhanuzi Yeremiya, niwe wabahanuriye cyane. Abazasoma ibitabo byinshi ndetse n'ikino gitabo cy'ibyo ku ngoma mwumve uko batubwiye, turamugeraho Yeremiya, ariko bagashinyagurira intumwa. Nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakarudaya akicishiriza abasore baba inkota mu nzu y'ubuturo bwabo bwera, ntababarira umuhungu cyangwa umukobwa, umusaza cyangwa umusaza rukukuri, abo bose arabamugabiza. Kandi ibintu byo mu nzu byose, ibinini n'ibito n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'iby'ubutunzi by'umwami n'iby'abatware be, ibyo byose abijana i Babuloni. Ni ingoma y'Abakarudaya rero, babijana i Babuloni, maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho, barimbura ibintu byaho byiza byose. Abacitse ku icumu Nebukadinezari abajana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma z'abami b'i Buperesi. Murumva ko twaturi gusoma mu gice cya 8 cya Daniyeli, aho yeretswe agace gatangirira ku ngoma z'Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi rero bahanuwe yuko bazaza bagahangura Abakarudaya. Abakarudaya nabo bari barahanguye ingoma y'Ubwisirayeli, barayisandaguza neza, irazimangana kugeza igihe n'urusengero barusenye. Ibyo rero bahabwa ubuhanuzi bwagombye kuvuga ko iyo ngoma bazayimarana uhereye muri 606 cyangwa 605 aho ngaho, bakazamukana nayo bakazageza nko mu mwaka wa 538. Ingoma y'Abamedi n'Abaperesi yahanguye ingoma y'i Babuloni muri uwo mwaka. Ubwo Abamedi n'Abaperesi nuko byagenze. Noneho abacitse ku icumu Nebukadinezari abajana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma z'Abamedi n'Abaperesi. Bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacu, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye, kuko iminsi yose cyabereye umusaka cyajiririje isabato kimara imyaka 70. Uko niko Yeremiya yari yarabihanuye. Abazasoma ubwo buhanuzi bwa Yeremiya, amasomo ni nko muri Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 11, Yeremiya igice cya 11 25 umurongo wa 11, ndetse na Yeremiya igice cyaho cya 29 umurongo wa 10. Abazasoma muzasanga Yeremiya yari yahanuriye ubwoko bw'Abisirayeli ko umwami w'Abakarudaya, ndetse yanashatse no kubwira umwami wa nyuma w'Abisirayeli ko agomba kuyoboka umwami Nebukadinezari atari yaza gusenya urusengero. Ariko izo nama uwo mwami yoshwaga n'abatambyi, kandi n'abatambyi nabo twabonye yuko ntibari bakigendera mu nzira z'Uwiteka, ku buryo Uwiteka atashoboraga kugira icyo abamenyesha kugeza igihe binangira, maze barangije ntacu Uwiteka arakibamenyesha. Yeremiya arababwira ngo niba mutamuyobotse uyu murwa wanyu uzasenya. Hari ibindi biringiraga ariko batari kumwe n'Imana, kandi ibyo biringiraga byaje kubakoza isoni. Rero muri Daniyeli ubwo twashakaga kwerekana aka gace ka mbere ko gusobanukirwa neza. Muri Daniyeli gice cya 7 Daniyeli yeretswe inyamaswa, aribwo bwami bwagombye guhetura isi. Nizari inyamaswa enye. Iya mbere twabonye ko yari intare, kandi yabonye ubwo bwami buhagurutse mu mivurungano, kuko ngo n'umuyaga wahushe mu nyanja. Muri ya nyanja havamo izi nyamaswa.
inyanja igasobanura abantu benshi. Ni mu Byahishuriwe igice cya 17 aho bavuze ngo ayo amoko n'amateraniro niyo bantu benshi, niyo bantu benshi. Yego, ubwo rero ni ukuvuga ngo kandi ahari abantu benshi mu gihe izo nyamaswa zavukaga hari mu gihugu cyangwa se ku mugabane w'Uburaya. Ni ukuvuga ngo izi nyamaswa uko zabayeho naho zavukiye ni ku mugabane w'Uburaya, niho hari abantu benshi. Ibyo bisomwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe, yego 19 umurongo wa 17. Katurebe uwo murongo kugira ngo uze udufashe, uze udufashe. 17 katurebe Ibyahishuwe igice cya 19, ndebe uwo murongo neza. Ibyahishuwe igice cya 17 ku murongo waho ni uwa 15. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ubwo nuvuga ngo amazi cyangwa se inyanja, iyo ubuhanuzi uko bwabivuze, iyo uvuze iryo jambo biba bisobanuye abantu benshi, amoko n'amateraniro ndetse n'indimi nyinshi. Ubwo rero inyanja Daniyeli yabonye izi nyamaswa zizava mu bantu benshi. Nuvuga ngo binyuriye mu ntambara, binyuriye mu kutumvikana kw'amoko n'indimi, byatumye havuka aya mami ane Daniyeli yabonye. Nihuta kugira ngo tutaza kuja dutinda ku ngingo. Noneho Daniyeli yerekwa ko izi nyamaswa uhereye noneho mu gice cya 8 yerekwa imfizi y'intama yagereranyaga ubwami bwa Mede n'Abaperesi. Ahangaha bwari bwaramaze guhangura ubwami bw'Abakarudaya, kandi nari maze kubabwira ko bwo bwatangiye muri 538, burategeka bugeze muri 331 buza guhura n'isekurume y'ihene ariyo bwami bw'Ubugiriki. Ubu bwami bw'Ubugiriki nabwo burategeka bugeze mu 160 hafi n'8, aho nibwo havutse kuko hari utuntu bavuze ko isekurume y'ihene yari ifite ihembe rimwe, ariyo mwami w'ubwo bwami bw'Ubugiriki mukuru, umusore utari ufite imyaka zirenze nka 35. Aho uyu musore waje kwangaza cyangwa se waje kwirukankana Abamede n'Abaperesi, aza kubatsinda, ariko ngo arizwa nuko ibitabo nibisobanura ubuhanuzi, ngo yaje kurizwa nuko adakomeje kuba yazamuka ngo agere hari no mu ngabo zo mu ijuru. Yari umusore ufite amarere, aja kwicwa n'inzoga yanyoye inzoga nyinshi cyane, ngo ico gihe ashobora kuba yarafashe litiro zigera muri ngo yafashe igikombe kimwe cyagiraga cyajagamo nka litiro 3, cyangwa se ngo akubita ibikombe 2 by'inzoga yari ikarishe cyane. Nyuma aza guhinda umuriro uteye ubwoba waje kumuhitana. Amaze gupfa, ubwami bwe bwaje kuyoborwa n'abagabo b'ingabo be 4, bigabanya ubwami bwe muri abo bagabo b'ingabo 4. Wenda twavugamo nk'uwitwa Lisimakusi, uwitwa Seleukusi, uwitwa Kasandre n'uwitwa Ptolemy. Abo bose bayoboye babonye uwari ubayoboye apfuye, bigabanyije ubwami bwe. Maze icyaje gukurikiraho rero nico batubwiye hano. Umwe muri bari abagabo, kuko nabo bahise barwana batangira kwigarurirana, ibyo ntago ndi bubijemo, gusa abasoma ibitabo n'abashaka gucokombora muzabibona. Birangije, umwe muri bano bagabo b'ingabo 4 niwe wabererekeye ingoma y'Abaroma irinjira. Imaze kwinjira byari byarahanuwe ko izakora ibi bintu rero. Kuri rimwe muri ayo, Daniyeli 8:8 umurongo wa 9, kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane,
kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza, rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse gireshesha n'umugaba w'ingabo, rimukoraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri ribijugunya hasi rikaja ribasha ibyo rigambiriye. Hanyuma numva uwera avuga, maze undi wera bazobavugaga ati, ibyo byerekanwe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo buzabone kwezwa. Aha rero marayika yihutiye ku buryo ku mitegekere ya nyamaswa, ku mitegekere y'umwe izabihawe akayira n'umwe muri babaga b'ingabo bane ba Alexandre Legara, wa mwami wari uyoboye abagereki witwaga Alexandre Legara cyangwa se Alexandre mukuru, amaze gupfa nk'uko twababwiye mu myaka itarenze 35, yishwe n'inzoga, nibwo yaje gusimburwa n'abagabo b'ingabo be bane twabavuze. Umwe muri bo rero niwe waje kubererekera ingoma y'Abaroma irima. Byari byaravuzwe ko iyi ngoma y'Abaroma yageranijwe n'agahembe kazakora ibikomeye, kazakora ibikomeye. Muri Daniel gice cya 7:25 ibi ntago twatambuka tutabivuze. Baravuze ngo Daniel 7, maze wawundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconshomera isi yose busiribange buyimenagure, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamwo abami 10. Hanyuma yaho hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hari ubuhanuzi bwerekana bugenda bukurikiye umuraho bukagwa ku muntu runaka cyangwa bukagwa ku buyobozi runaka. Baravuze ngo muri ubwo bwami bwa kane, muri ka gahembe nikamara kwimikwa, ariko kazasenya ubuturo bwera, ngo kinjire mu butware mu ngabo zo mu ijuru, kazasenya Bibiliya, kazayipfobya, kazayihisha. Abantu bari bakwiriye kuyisobanukirwa ntabwo bazamenya ibyanditswemo, ubuhanuzi ntibuzasobanurwa uko bwavuze, bazashaka uburyo bahisha gusobanukirwa kw'inyamaswa, kandi tubona yuko ari ingoma y'ubupapa. Impamvu bavuze ngo izamara iminsi, igihe n'igice cy'igihe, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ari byo bihwanye n'imyaka 3 n'igice, cyangwa amezi 42, cyangwa imyaka 1260 yagereranijwe no kubaho k'ubupapa ndetse no guhanguka kwabwo. Ngaho dukomeze dukurikirane. Noneho rero Daniel amaze kubyerekwa araraba. Mu gice cya 8 yarabye, arangije kuraba kugira ngo azasobanukirwe n'ibyo atari yaramaze gusobanukirwa. Mu gice cya 9 Daniel aja mu isenga. Nibyo nshaka kugira ngo tubyumve ku bantu bashaka kugira ngo basobanukirwe n'ubuhanuzi. Harimo ko hari amategeko n'amabwiriza bigomba kugenderwaho kugira ngo dusobanukirwe n'aya mabanga Imana yahishe mu buhanuzi. Kandi baranditse baravuze ngo igice cya 9 noneho umurongo wa mbere, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe abe umwami w'igihugu c'Abakarudaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, njyewe Daniel nasomye ibitabo. Muri uwo mwaka wa mbere Daniel asoma ibitabo. Njyewe Daniel nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenwe, kwari imyaka 70 byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya, kugira ngo Daniel asobanukirwe n'amateka yuko banyazwe i Yerusalemu, uko ingoma yabo yashenwe y'Ubwisirayeli. Kugira ngo Daniel yongera bisobanukirwe, afata igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ubwo Daniel yari umusomyi,
asigaye arangije yiga amateka y'uko abami b'Abisirayeli bagiye bakuranwa, aragenda ku mwami wa nyuma w'Abayuda, nuko asoma ko Yeremiya yari yarahanuye ko imyaka i Yerusalemu hazamara hasenwe ari imyaka 70. Iyi myaka 70 itandukanye n'ibyumweru 70. Ubwo kubumva ubuhanuzi hariho imyaka 70 yari yaragenewe kubaho urusengero rwarasenwe, kuzageza mu myaka Abayuda bazongera guhererwa amahirwe iyo bari baracikiye ku icumi, iyo bari barahungiye muri ibyo bihugu, abandi barapfuye, bakazongera guhagwa amahirwe yo kuzagaruka. Reka turebe muri 29 umurongo wa 10 twumve igitabo cya Yeremiya bakomeje kutubwira. Baranditse baravuze bati, ahubwo Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera mbasohoze ijambo ryanje ryiza rituma muzagaruka ino. Ubwo Yeremiya yabibabwiraga nta ndoto, yabibabwiraga mu gihe Nebukadinezari yararikwaga n'umwuka w'Imana kuja gusenya Yerusalemu. Noneho Yeremiya arababwira ati, nyuma yo gusenwa kwa Yerusalemu ibaye amatongo, mukaba abaretwa, abacitse ku icumu bakaba baretwa mu bihugu by'Abakarudaya n'ahandi, muzaba ari imyaka 70 nishira, niho muzongera kugendererwa mukongera mukahabwa amahirwe yo kugaruka ino. Ngaho rero mukurikirane uku niko Yeremiya yabivuze. Aya magambo Yeremiya aho yayanditse mu muzingo we, tubyite mu nyandiko zera, Daniyeli nawe mu gihe cye rero, mu gihe yigaga ubuhanuzi, yibutse iki gitabo kugira ngo cyongere kimuha amateka yo kubaho k'ubwami bw'Abisirayeli no guhanguka kwabwo, n'andi mahirwe bahawe yo kuzongera kugaruka gusana Yerusalemu. Umwe rero nimwe yeretswe ibintu bikomeye, noneho atari yabisobanukirwa neza, nibwo yaje gusoma igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenwe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanje, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. Nsenga Uwiteka Imana yanje nyaturira nti, Nyagasani mwami nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tubibyigenge. Uyu mugabo mu kwiriza ubusa habayeho kwatura ibyaha bye, habayeho kwatura ibyaha by'ubwoko bwe, yishira mu mwanya wa basekuruza bagomeye Imana, aravuga ati twaracumuye, aririra Imana. Reka nsome, twaracumuye tubibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe, titwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani gukiranuka n'ukwawe, ariko ibyacu n'ugukogwa n'isoni, kuko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose babugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukanye ubaho ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasokuruza bacu n'ugukogwa n'isoni, kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe, nubwo twayigomeye titwumvira Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushize imbere. Avuzwe n'abagaragu b'abahanuzi, niko ko Abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nico cyatumye dusandazwa mu muvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Maze komeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza, ubwo yatuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwa nk'uko Yerusalemu hagenjejwe. Ibyo byago byose byasohoyeho kuko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Nico cyatumye Uwiteka tugenera ibyo byago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ari ikiranuka mu mirimo yayo yose ikora, ariko twe ntituyumvire. None Nyagasani,
Mana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukiyesha icyubahiro kugeza ubu, twaracumuye dukora nabi. Nyagasani, ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwa basokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwingingwa kwe, kandi kubwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanje, tega amatwi yewe wumve, hwejesha amaso yewe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwingingiye tutabigushize imbere twishingikirije ku gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva Nyagasani, babarira Nyagasani, twumvire Nyagasani, ugire icyo ukora ntutinde. Mana yanje, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Iri sengesho uku kwiyiriza ubusa uko ndisomye niko ryanditswe, maze arangije mwumve ibyo yaje kugororerwa. Harimo n'amahirwe y'abasenga, hariho n'amahirwe y'abiriza ubusa, bagamije kugira ngo basobanukirwe n'ubuhanuzi runaka, bagamije kugira ngo basobanukirwe n'ibihe barimo batari gusobanukirwa neza. Nk'uko twabisomye, nta Imana izakora itabanje guhishurira abagaragu b'abahanuzi ibishwe byayo. Ubu buturo bwayo bwera nibwo bwa buturo turi kuvuga, nibwo cya cyigisho turimo, ibizaba ku iherezo ry'iminsi 2300, kuko byavuzwe ngo nyuma y'iyo minsi 2300 ubuturo bwera buzezwa. Nuko nkivuga nsenga, natura ibyaha byanje n'iby'ubwoko bwanje bwa Bisirayeli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanje kubw'umusozi wera w'Imana yanje, ngikomeje gusenga. Umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, wa wundi wari wamusobanurira iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Nyuma Daniyeli akaraba, marayika akisubirira mu ijuru. Noneho avuye mu isenga, nibwo marayika yagarutse, Imana iramubwira ngo ngasubirayo umusobanurire. Noneho turi kubona ageze igihe cyo kugira uko yakumva ibi bintu neza. Yego, maze aragarukaza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho arambwira anyigisha ati, Daniyeli we, nzanwe no kungura ubwenge bwawe, ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanwe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo ritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegeka ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ibyerekana n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62, bahubake basubizemo iharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Ubuherezo rye rizaba kutembanwe n'umwuzure w'amazi, intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Uburimbo zazaza kwiba bajya bizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Nguko rero, ngaho reka twinjire mu gusobanukirwa iyi mibare neza, cyane ko bavandimwe, koko ntacu Uwiteka azakora atabanje guhishurira abagaragu be b'abahanuzi bishwe byayo. Dukurikije uko Daniyeli nawe kugira ngo asobanukirwe ubuhanuzi yiyirije ubusa, maze kandi muri kwa kwiriza ubusa ntabwo kwari ukuboroga gusa, ahubwo yiyirije ubusa ari gusoma n'ijambo ry'Imana, aho yashatse ibitabo byari bigezweho birimo umuco w'ibyo yari akeneye, maze asoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Twebwe rero natwe mu nyandiko zera dufite, ibitabo bigenda biza bigamije kudusobanurira umuco dukeneye w'ibyerekeranye uko twakwifata muri iyi minsi iheruka, cyangwa se muri iyi minsi twitegura kugaruka kwa Kristo aje bidatinze. Mu gitabo cyitwa Maranatha,
mu gitabo cyitwa Maranata. Turashaka kugira ngo tusomemo amagambo, cyitwa Maranata. Turashaka kugira ngo dusomemo page 247. Haravuze ngo, aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Dukwiriye kwiga ubuhanuzi dushizeho umwete. Ntidukwiriye gutuza tutarasobanukirwa ibijanye n'ubuturo bwera bwagaragajwe mu iyerekwa rya Daniyeli na Yohana. Iyi nsanganyamatsiko y'ubuturo bwera itanga umuco ku kuntu duhagaze muri iki gihe n'umurimo dukora, kandi ni igihamya kidashidikanwa cy'uko Imana yatuyoboye mu byo twanyuzemo mu gihe cyashize. Isobanuro gucika intege twagize mu ca 844, ikatwereka ko ubuturo bwagombaga kwezwa atari ubwo kwisi nkuko twari twaratekereje, ahubwo ko ico gihe Kristo yinjiye ahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru, akaba ahakorera umurimo uheruka w'ubutambyi, bikaba ari gusohora kw'amagambo marayika yabwiye umuhanuzi Daniyeli. Bari barabonye ko iminsi 2300 yatangiriraga igihe itegeko ryo gusana no kubaka Yerusalemu ryashigwagaho na Aritazeruzi, rigashigwa mu bikorwa mu muhindo w'umwaka wa 457 imbere ya Kristo. Abasoma ubwo muzabisoma muri Ezira, mu gitabo cya Ezira. Muri uyu muhindo itegeko ryo gusana Yerusalemu, nk'uko Daniyeli yabyeretswe mu mugabane wa mbere mu byumweru 70 yeretswe, mwumvishe ko harimo gusubira i Yerusalemu, harimo gusana Yerusalemu no gusana umurwa, bikazatwara imyaka 70, ibyumweru 70 bihwanye. Tugiye kubirebera hamwe, ariko aya mabwiriza reka tuyasome mu gitabo cya Ezira ni igice cyaho cya 7. Oyego mu gice cyaho cya 7 aho banditse baravuga ngo, Ezira igice cyaho cya 7 ndetse n'igice cya 6. Reka twumve. Aritazeruzi umwami w'abami yandikiye Ezira umutambyi umwanditsi amategeko y'Imana nyirijuru na amahoro masa n'ibindi. Tegetse itegeka abantu b'Abisirayeli bose n'abatambyi babo n'abarewi bari mu bihugu byanje, abashaka ubwabo kuje Yerusalemu ngo mujane, kuko njewe umwami n'abajanama banje 7 tugutumye ngo uje kubaza ibyo Yerusalemu ni Yerusalemu, kuko amategeko y'Imana yawe ufite ameze. Ubwo muri kubyumva ko iyi nzu yubatswe ku itegeko rya Aritazeruzi, hari muri uriya mwaka wa 457. Muri uriya mwaka niko bivuze. Yego, ubwo abazasoma kino gitabo cya Ezira muzabibona. Umwami aha Ezira urwandiko, yego, muzayabona aho ngaho. Noneho barakomeje baravuga ngo, bari barabonye ko iminsi 2300 yatangiraga igihe itegeko ryo gusana no kubaka Yerusalemu ryashirwagaho na Aritazeruzi, rigashirwa mu bikorwa mu muhindo w'umwaka 457 imbere ya Kristo. Hafashwe ko ikari cyo gihe cy'itangiriro ryayo, nta kwihenda kwaba kwarabaye ku byavuzwe byagaragajwe mu busobanuro bw'ico gihe kivugwa muri Daniyeli 9. Daniyeli 9 Daniyeli 9:25 kugeza 27. Igihe cyose cy'ibyumweru 70 cyangwa imyaka 490, imyaka 490 ivuye ku byumweru 70. Ibyumweru 70 kugira ngo tubone imyaka, ubwo turafata 70 dukube 7, ubwo turahita tubona 490. Ubwo ni imyaka 490. Reka dukomeze hepfo. Igihe cyose cy'ibyumweru 70 cyangwa imyaka 490 cyari kigenewe abayuda by'umwihariko. Muri kumva ko nyuma yuko Imana ishizeho iherezo, Nebukadineza akagenda agatatanya ubwoko bw'Abisirayeli, ba Daniyeli bakajanwa i Babuloni, na babasore 3 b'Abaheburayo, abo wenda nibo bavuzwe ariko harimo n'abandi.
n'aba Ezekiyeli nawe hari ahandi nawe yarari. Byageze igihe Daniel ari kwereka iby'ibyumweru 70 ngo byari imbabazi Imana yongeye guha abayuda. Ngaho dukomeze twumve. Cyari kigenewe abayuda. Mwerezo gico gihe ishanga ry'abayuda ryahamije ko ryanze Kristo binyuze mu gutoteza abigishwa be, maze mu mwaka wa 34 intumwa zihindukirira abanyamahanga. Ubwo nibwo imyaka 490 ariyo mugabane ubanza w'imyaka 2300 yarangiye, hasigara imyaka 1810. Uhereye mu mwaka wa 34 usanga ya myaka 1810 igenda ikagera mu mwaka wa 1844. Marayika aravuze ati ubuturo bwera buzabone kwezwa. Mwumva ibyo basobanuye aha hantu muri kino gitabo cyitwa Maranatha. Kandi ndatekereza ko babidusobanuriye neza. Baravuze ngo uhereye kuko ari imbabazi ku bayuda ibyumweru 70 bihwanye n'imyaka 490. Iyi myaka 490 ubwo no kuvuga ngo ihera muri wa mwaka nyine wa 457, ubwo ikazamuka ikazageza mu mwaka wa 34. Ubwo abakora imibare mwumvi imyaka 490 ihera muri 457 ikamanuka ikageza muri 0 ikazazamuka ikageza mu mwaka 34. Muri uwo mwaka niho bateye Stefano amabuye. Muri uwo mwaka kuko zari imbabazi ku bayuda, murabona ko zarangiye. Intumwa zibwira ni mu byakozwe n'intumwa igice cya 13, maze imbabazi zibarangiriyeho. Baranditse baravuga ngo Paulo avuga ya magambo 13, arababwira ngo umurongo wa 44 bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Iteraniro risohotse benshi mu bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Paulo na Barinaba, nabo bavugana nabo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Ku isabato ikurikiraho rero ku isabato ikurikiraho abo mudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Ariko abayuda babonye abantu ko ari benshi bagira ishari ryinshi, bagisha impaka ibyo Paulo avuga bamutuka. Paulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba rimwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukira abanyamahanga kuko ari ku mwami yadutegetse. Ubutumwa buba buhindukiriye abanyamahanga. Imbabazi ku bayuda zikaba zirarangiye. Abandi bose bazagaruka mu butumwa bwiza bizaba bitewe nuko bazemera ubutumwa buheruka cyangwa se ubutumwa tubwiriza. Abazasoma igitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, yego ayo magambo muzayasangamo. Kwigira imbabazi zarangiraga ku bayuda, Imana yongeye kuzabaha ikindi gihe giheruka, niyo mahirwe bazaba bafite yo kwakira ubu butumwa barangiza bakabubwirizaho. Uko niko bimeze. Noneho ubwo wa mwaka 34, wa mwaka wa 34 cyangwa se ufashe iminsi 2300, warangiza ushobora gufata iminsi 2300, warangiza ukavanamo yego wafata iminsi 2300, noneho warangiza ya minsi 2300. Ariko hari uburyo twabikora. Nese iminsi 2300 wayivana mu ibyumweru 70 gute? Kuko twabonye ibyumweru 70 bihwanye n'imyaka 490, turafata iminsi 2300 tuvanemo imyaka 490. Ariko iyi myaka 490 nayo kugira ngo tuyivane muri iyi myaka, hari uko Bibiliya yavuze ko umunsi uhwanye n'umwaka. Ubwo ni muri Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 6. Abazasoma nuko bavuze no mu kubara igice cya 30 umurongo wa 14. Reka ibyo mu kubara tuze turisome, duhe uko dushobora kubara iyi myaka bitarinze byatugora kubara igice cya 30 umurongo waho
igice cya 30 turebe kubara igice cyaho cya 30 turebe kubara igice cyaho cya 30 turebe umurongo waho kubara yego yego baranditse baravuga bati katurebe iryo jambo kugira ngo rize ridufashe 14 ahuko turebe iri jambo iri jambo ni 14 umurongo wa 34 kuko iminsi ingana mwatatiye mu ico gihugu uko ari 40 umunsi uzahwana n'umwaka niyo muzamara muri igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40 kandi muzamenya ko nabahindutse. Nuvuga ngo iyi myaka nuko imeze no muri Ezekiel kugira ngo nabyo byumvikane. Ezekiel 4 Imana iravuga ngo umunsi uzabuhwanye n'umwaka. Ezekiel igice cyaho cya 4 naho batubwira aya magambo umurongo waho wa 6 uko Ezekiel ibice bino umurongo wa 6 noneho baravuze ngo maze kandi nurangiza iyo uzaryamira uruhande rwawe rw'iburyo wishireho igicumuro cy'inzu ya Yuda uhamara iminsi 40 umunsi wose nawe ukunganyirije n'umwaka umwe. Ubwo muri kumva ko nuko aya mategeko yo kubara ubuhanuzi abavuze. Mu mategeko yo kubara ubuhanuzi muri umwaka uhanye umunsi umwe uhanye n'umwaka. Niba ari imyaka 40 ubwo ni iminsi 40. Noneho rero iyi minsi yarangiye iminsi 2300 irangira mu camagana 844. Ukwizera kwacu kubyerekeye ubutumwa bwa marayika wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu gufite ishingiro. Ibimenyetso byerekana inzira twanyuzemo ntibinyeganyezwa nubwo ingabo zikuzimu zagerageza kubirandura ngo bive ku rufatiro rwabyo maze zigatekereza ko zageze ku ntsinzi nyamara ntizitsinda. Izi nkingi zigize ukuri zihagaze zishikamye nk'imisozi ihoraho idashobora kunyeganyezwa n'imbaraga zose z'abantu zifatanyije n'iza Satani n'ingabo ze. Dushobora kwiga byinshi kandi dukwiriye guhora ducukumbura mu byanditswe byera kugira ngo tumenye niba ibi bintu ariko byaba biri koko. Ibi byari byarahanuwe muri kuno kwiga ubuhanuzi, byari byarahanuwe ko mu iherezo ry'iminsi 2300 koko ubuturo bwera buzezwa. None ubwo buturo bwera bwagomba kwezwa nibwo butasobanutse neza mu gihe byari byarahanuwe. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cyaho ni icya 10 hari amagambo marayika yahavuze maze aravuga ati murongo wa 5 marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka. Ubwo ku nyanja nguko twabibonye ni ku mazi cyangwa mu bantu benshi naho ku butaka nahatuwe n'abantu bake. Amanika ukuboko kwe kw'iburyo gutunga mu ijuru arahira ihora iteka ryose yaremye ijuru n'isi n'ibirimo n'inyanja n'ibirimo ati ntihazabaho igihe ukundi. Ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye kuko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Aravuga ngo marayika atunga urutoka aravuga ngo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda nibwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye. Ubwo bwiru bw'Imana rero nubushye marayika wa 7 baturangiye ubwo azatangira kuvuza impanda. Reka twumve mu gice cya 11 aho yavugije impanda. None marayika wa 7 avuza impanda mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye bw'umwami wacu n'ubwa Kristo we kandi azahora ku ngoma iteka ryose. None babakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bubamye baramya Imana bati turagushimye mwami Imana ishobora byose iriho kandi yahozeho kandi izahoraho kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima.
amahanga yararakaye nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciramwa abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororamwa abagaragu b'imbata bawe ari nabo bahanuzi, no kugorora abera nabo baha izina ryawe boroheje n'abakomeye, kandi ni igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwahabonekamo isano rw'isezerano ryayo, habaho imirabyo, habaho amajwi, guhinda kw'inkuba, igishitsi n'urubura rwinshi. Ibi byabaye kuko marayika wo mu Byahishuwe igice cya 10 yatubwiye ngo nukwitegereza neza, mugategereza igihe marayika wa 7 azavugiriza impanda, nibwo ubwiru bw'Imana buzaba busohoye. Maranata iti rero, marayika wa 7 yavugije impanda ryari? Ngaho tubyumve neza. Marayika wa 7 yavugije impanda ryari? Reka twumve igitabo cyitwa Maranata uko cyatubwiye. 152 igitabo cya Maranata, muri ubu buhanuzi 152. Reka twumve icyo gishobora kudufasha kugira ngo dusobanukirwe uko bimeze. 152 ubuhanuzi, ubwami bw'Abaotomani. Mu buhanuzi bohora abamarayika 4 baboheye ku ruzi runini Ufurati, nuko abo bamarayika 4 bari biteguriye iyo saha n'uwo munsi nuko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Amateka y'amami yagiye akuranwa buri bwami mu gihe bwagenewe n'ahantu bwagabiwe, nubwo ayo mama atabizi, niyo muhamya w'ukuri atigeze amenyera ubusobanuro. Ayo mateka nitwabwira uyu munsi wa none. Muri aya mateka mu gitabo cya Maranata baraturangiye ngo amama uko yagiye akuranwa. Amama uko yagiye akuranwa ntabwo ari ibintu bipfa kwizana, ahubwo mu ijuru baba bagenzura akantu kose, aho ubwami buzabera n'igihe bwagabiwe n'igihe buzamara. Nubwo yatabizi niyo mahanya ukura atigeze amenyera ubusobanuro. Aya mateka nitwabwira uyu munsi wa none. Na n'uyu munsi kuri buri shanga ndetse na buri muntu ku giti cye, Imana yamugeneye umwanya azakoreramo mu mugambi wayo ukomeye. Kabara akaga kutasobanukirwa n'icyatumye uremwa cyangwa n'icyatumye Imana ikurema ngo wite ku mugambi w'icyo yakuremeye. Hepfo baravuze ngo abantu ndetse n'amahanga y'iki gihe barapimirwa ku munzani uri mu biganza by'utibesha, bose hakurikijwe amahitamo yabo baragena umurage wabo w'ahazaza. Imana nayo ikayobora ibintu byose kugira ngo isohoze imigambi yayo. Ibintu byose ubuhanuzi bwavuze ko bizaba kugeza mu gihe cya none byabaye amateka, kandi dushobora kwiringira ko nibitaraba bizasohora kuri gahunda yabyo. Mu mwaka w'840 hongeye kubaho ukundi gusohora kw'ibyahanuwe kwakangaranije benshi. Ngaho mukurikirane. Mu myaka 2 iri imbere, uwitwaga Yosiyarici wari umwe mu babwiriza butumwa b'ingenzi wabwirizaga ibyo kugaruka kwa Kristo, yanditse ibyo yasobanuraga ku gice cya 9 cy'Ibyahishuwe yerekeza ku kuvaho ku bwami bw'Abaotoma. Hakurikijwe uko yabaraga, ubwo bwami bwagombaga gukurwaho mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 840 nyuma ya Kristo. Kandi noneho mu minsi mike cyane ibanziriza gusohora kubwo buhanuzi bwe, yaranzitse ati kuva umugabane wa mbere w'iki gihe ari ugizwe n'imyaka 150 warasohoye rwose mbere yuko Dikozesi yima ingoma bihere uburenganzira n'Abanyaturukiya, kandi no kuba imyaka 391 n'iminsi 15 yaratangiye ku iherezo ry'umugabane wa mbere w'iki gihe, bityo kizarangira ku wa 11 Kanama 840 ubwo ubutware bwa Otoma i Constantinople bwitezwe ko bubasha gukurwaho, kandi binizera ko ariko bizaba. Cyagiye cyavuzwe kigeze binyuze mu bagihagarariye mu mahanga. Igihugu ca Turukiya cemewe kurindwa n'ibihugu byunze ubumwe byo mu Burayi, maze muri ubwo buryo kiba cihaye aho kigomba kugengwa n'ibihugu byemera ubukristo. Ico gikorwa cyashoje ibyari byaravuzwe, ibyo nibyo byatumye itsinda ry'abategereje rihabwa imbaraga itangaje. Ubwo aha twasobanuraga impanda ya 5, impanda ya 6, impanda ya 5 n'iya 6 yavugaga ku bw'Isilamu, kubaho kwabwo no guhanguka kwabwo. Murabona ntabwo byari byoroshe kwa Abisilamu bari bamaze kugira imbaraga, ubwoko bw'indwanyi uko bwahanuwe muri Bibiliya ngo bigere igihe naho bari bageze n'imbaraga bari bafite,
aho bazagwa nkuko byari byarahanuwe, nkuko bari bamaze kubitubwira hejuru, kubaho kw'ishanga, kubaho k'ubwami, kubaho k'umuntu, byose bigenwa mu nama zo mu ijuru, bigenwa mu nama zo mu ijuru. Kandi ngo buri wese icyatumye bibaho ngo kwari kugira ngo buri wese agire icyo yakora mu mugambi w'inama y'agakiza. Baranditse baravuze ngo rero mu mpanda ya gatanu n'iya gatanu bwari abisilamu babayeho batagira abami, naho mu mpanda ya gatandatu bari abisilamu bayobowe n'umwami bamuvuze witwa Otomani. Uyu rero byageze igihe mu ca 840 ubwo impanda ya karindwi yavuzwaga, byari bibaye ngombwa ko impanda ya karindwi ubwo yari yinjiye, kandi impanda ya karindwi yagombye kubaho, yamara kuvuzwa hakagaragara isanduku y'Imana yo mu ijuru yabaga mu buturo bwera bwo kwisi, yari yarahishwe igihe kirekire. Kandi mu myaka yabayeho y'ubugorozi uhereye mu gihe cya Ruteri, ntabwo isanduku yari yarigeze igaragara, none yongeye kugaragara mu mpanda ya karindwi, aho amategeko y'Imana azongera kugaragarizwa abatuye ku isi, abayishe, abanyamadini bose bakongera bakayabwirwa, isabato ikongera ikererezwa, inyamaswa yakoze ishano ryo kuvanaho amategeko y'Imana ndetse n'ibihe bikongera bikagaragarizwa abatuye ku isi. Ubutumwa buheruka bukazaba bushingiye aho. Gusa twerekera ku musozo, ndasoma aya magambo, aboneka mu gitabo cyitwa Maranatha n'ubundi, ariko tubabwiye ko mu iherezo ry'iminsi 2300 hagombye kuba ibi bintu. Isanduku y'Imana yagombye kugaragara, niko marayika mu byashuga igice cya 11 umurongo waho wa 19 niko yatubwiye. Yohana yayibonye mu ijuru, kandi ayibona ko mu mpanda ya karindwi izongera kugaragara. Icyo ni kimwe kizagaragara kigatera abatuye ku isi ubwoba, kuko amategeko 10 niyo rugero uwari wese asabwa kugenderaho. Aya mategeko 10 agaragaza kwera dusabwa kugenda dusatira turi kwerekezaho. Aya mategeko 10 yanditswe n'urutoki rw'Imana, ni ijwi ryayo, niyo mico yayo, kandi niyo mico igize ingoma y'Imana. Ibi bizongera kugaragazwa mu batuye ku isi. Nibigaragazwa rero, uku kuri kumaze gushirwa hagaragara, hari ibinyoma byinshi bizagwa. Hazagaragara ko umunsi abantu bagomba gusenga Imana ari ku isabato. Abasenga iyindi minsi yose ubwo bazaba bagize ikibazo gikomeye, kuko nta bundi busobanuro bazaba bafite muri Bibiliya bubemerera gusenga ku munsi bishakiye keretse kwemera isabato. Ikindi cya kabiri kizabwirwa abatuye ku isi ni ukumenya ko mu ijuru hari y'urubanza. Abantu ntibicare ngo bibwire ngo ni amahoro, kuko ibyo abantu bakora byose bigenda bicishwa mu rubanza mu ijuru. Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 24 ku murongo wa 24, ubwo Pawulo yari afunzwe yaje gutumirwa n'abari bamufunze ngo bumve ubutumwa bwiza bwiriza. Yaje kubabwira ibintu bitatu: yaje kubabwira gukiranuka kwa Kristo, yaje kubabwira ku ngingo yo kwirinda, ababwira n'iby'urubanza rubera mu ijuru kandi ruzakurikirana kandi kose mwene muntu yakoreye mu rwisho na hehe ahatagaragara n'ahagaragara. Uyu mwami amaze kumva iby'urubanza ruzacibwa n'uburyo nawe azarugaragara imbere, ngo ipica yahisiza muri we atekereza ku byaha yari yaragiye akora bitazwi, abantu yari yarishe, ruswa yari yarariye, abo yarenganyije, abo yasambanyije, ubusambanyi bwaberaga iwe, kunywa inzoga kwe, kutirinda kwabo, byose abonye uburyo bizagaragara mu rubanza, kandi abibazwa n'uzaba mufiteho ubushobozi. Yagize ubwoba. Ubwo abatuye ku isi bazabwirwa ibyerekeranye n'urubanza. Mu mpanda ya karindwi harimo kurakara kw'amahanga, aho ishanga rizatera irindi shanga, aho ubwami buzatera ubundi bwami, aho impfu z'abantu zizaba ari nyinshi. Hazaba harimo ibishitsi, ni mu mpanda ya karindwi. Hazaba harimo urubura, babivuze. Hazaba harimo ubukonje, hazabamo kwihuta kwa buno butumwa kuko bwageranijwe n'umurabyo. Ibyo byose bigomba kuba mu mpanda ya karindwi. Rero bavandimwe, twerekera ku musozo, ndasoma aya magambo
gusa twigaga ubuhanuzi bw'ibyerekeranye ibizabaho mu iherezo ry'iminsi 2300 kandi nk'uko twabibonye kugira ngo dushobore kwiga ubuhanuzi neza dusabwa kwiriza ubusa no gusenga kandi twarangiza tugafata imizingo yera tugafata ibyanditswe byera ahasigaye tugacokombora ubuhanuzi kandi tukamenya yuko uwibutse gutumira marayika ngo aze gusobanura Daniyeli na n'uyu munsi aracyahangayikishijwe nuko natwe twasobanukirwa n'ubuhanuzi bwerekeranye n'iminsi duhagazemo kuko nibwo butumwa tuba dufite nibwo butumwa bugomba kubwirwa iyi si yacu. Noneho page ya kino gitabo Maranatha aho tugiye gusoreza ngaho banditse mw'iri jambo riri kuvuga ngo hanyuma nkitegereza ibyo neretswe ninjoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujumwe asanga abamukuru nyiribihe byose bamumugeza imbere. Daniel 7:13. Umukiza amaze kuzamuka mu ijuru yatangiye umurimo we nk'umutambyi wacu mukuru. Pawulo abivuga agira ati kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Uwo murimo w'ubutambyi Yesu yakomeje kuwukorera mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru mu gihe cy'ibinyejana 18. Igihe cy'ibinyejana 18 ni cyagiye kuva muri 34 kuva muri 31 azamutse mu ijuru yinjiye ahera akomeza kwakorera umurimo kubatekereza no kubiga ibyanditswe byera. Hari abaje bibaza mbese kubereke ba Martin Luther kubereke ba Wesley kubereke ba Zwingli bagiye bagira ingingo zikomeye zo kugorora Kiliziya Gatolika ariko ntibagushe ku isabato neza kandi babaga bafite Bibiliya yera. Rero mwumva impamvu nuko Yesu yakoreye ahera uhereye ageze mu ijuru kuzageza mu camagana 844 aho byari byarahanuwe ko ubwo azaba yimutse agiye gukorera ahera cyane azaba ageze imbere y'isandugu kandi isandugu ikazaba rimwe amategeko 10 y'Imana kwariho azahita bigaragara neza bikaja ahagaragara. Ngaho rero baranditse ngo amaraso ya Kristo wasabiraga abanyabyaha bihana yabahesheje imbabazi no kwemerwa n'Imana nyamara ibyaha byabo byakomeje kwandika mu bitabo byo mu ijuru kuko mu muhango w'umuturo bwo kwisi habagaho umurimo wo guhongerera ku iherezo ry'umwaka niko nanone imbere y'uko umurimo wa Kristo wo gucungura abantu urangira hariho umurimo w'ihongerero kugira ngo ukure icyaha mu buturo bwera. Uyu ni wo murimo watangiye igihe iminsi 2300 yarangiraga. Icyo gihe nguko byari byaravuzwe n'umuhanuzi Daniyeli umutambi wacu mukuru yinjiye ahera cyane kugira ngo akore umugabane uheruka w'umurimo ukomeye ari wo kweza ubuturo bwera. Kuza kwa Kristo nk'umutambi wacu mukuru aje ahera cyane agiye kweza ubuturo bwera kwavuzwe muri Daniel igice cya 8:14. Nabo barahagarutse bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Kuza k'umwana w'umuntu yego ibyo byose ni bivuga ikintu kimwe kandi binanone bishushanywa oya ndasimbutse nyiribihe byose kuvugwa muri Daniel 7:13 ndetse no kwinjira k'umukiza mu rusengero nk'uko byavuzwe na Maraki. Ibyo byose ni bivuga ikintu kimwe kandi binanone bishushanywa no kuza k'umukwe aje mu birori by'ubukwe kwavuzwe na Kristo mu mugani w'abakobwa 10 uri muri Matayo 25. Kwezwa k'ubuturo bwera rero kurimo igikorwa cyo gusuzuma ari wo murimo w'urubanza kagenzuzi. Uyu murimo ugomba gukorwa mbere yo kugaruka kwa Kristo aje gucungura abantu be kuko ubwazaza azabazanye ingororano kugira ngo agorere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Mu rubanza ruheruka umwanya umuntu arimo urwego cyangwa ubutunzi afite nta na gito bizahindura ku rubanza rw'uwari we wese. Imana ireba byose izacira abantu urubanza ishingiye ku kwera no gutungana k'urukundo bakunda Kristo. Ngibi rero bavandimwe ibyo tugomba gukurikirana tukongera tukiga neza. Ubwo no kuvuga ngo Yesu avuye ahera yinjiye ahera cyane yagiye kuhakorera umurimo umutambyi mukuru yakoraga kandi uyu murimo wabaga urimo imirimo ibiri wari umurimo wo kuvana ibyaha mu buturo bwera wabaga uri n'umurimo
ndetse wo gufata ibyaha bavanye mu buturo bwera bakabirunda ku isekurume y'ihene yitwaga Azazeli. Muzabisoma mu Kubara igice cyaho cya 16 nko ku murongo wa 23, cyangwa se icyo gice cyose kivuga uko Abisirayeli bahongererwaga. Uku guhongererwa kwabagaho rimwe mu mwaka. Mu buturo bwera habaga ibyumba bibiri ndetse no hanze, aho umutambyi hanze na hera aho abatambyi bakoreraga iminsi yose, kandi iyo umurimo w'abatambyi warubereyeho guhuza umuntu n'Imana. Umunyabyaha wanduye abatambyi bakabumuhuza, uwanduye bakamuhuza n'uwera, kandi wa muntu wanduye nawe akabuwera kandi afite kamere ikora icyaha. Byagombye guturuka mu kwemera kw'ibyaha k'umunyabyaha, yarangiza agashaka ikimubera igitambo, aricyo gitambo nyine, yarangiza akakigeza ku buturo bwera abatambyi bakoreraga, akakivugiraho ibyaha yakoze. Umutambyi akamuhereza indiga cyangwa se icyuma, wa muntu agasogota rya tungo, amaze kurivugiraho ibyaha yakoze. Ya maraso bajanye mu buturo bwera niyo byabaga bisobanuye ko ibyaha bigiye mu buturo bwera. Uwo murimo rero wo guhuza umuntu n'umunyabyaha wakorwaga mu mwaka wose. Rimwe mu mwaka umutambyi mukuru akitegura kwinjira hera cyane kugira ngo azeze bwa buturo bwera. Ariwo murimo wagombye kugira ute? Ariwo murimo wagombye kuba urimo imirimo ibiri. Reka dusoze dusomye isomo riboneka mu Balewi igice cya 17 umurongo wa 11, asigaye twerekere ku musozo. Abalewi igice cyaho cya 17 baranditse baravuga bati, kandi ubabwira uti yego, kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa wo mu banyamahanga babasuhukiyemo urya amaraso y'uburyo bwose, nzahoza igicure cyanjye kuri uwo muntu uriya amaraso mukure mu bwoko bwe, kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Nanjye nyabaherewe gusuka ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwamo n'ubugingo buyarimo. Nguku amaraso ya Yesu yagiye abi igishushanyo gitegereje Yesu uzaza, aricyo gishushanyo cyangwa se amaraso ye yagendaga yeza abanyabyaha kugeza igihe noneho ubuturo bwera bwari burimo ko Yesu afata amaraso ye akayinjiza ahera cyane, agiye guhongerera ubuturo bwera ibyaha abantu bakoze. Kandi ubwo ni ukuvuga muri kino gihe Yesu arahera cyane, niwo murimo ari gukora. Abanyabyaha bose bagomba kumusanga, abisha amategeko y'Imana bakihana, yarangiza akatubabarira. Uyu murimo ukorerwa mu ijuru, ariko twebwe ntabwo tuzi uko ugenda, ariko uracyakomeje, bisaba ko abantu bihana. Ngibyo muri bike tugerageje kugeraho by'ibigomba kuzaba byabaye mu iherezo ry'iminsi 2300 kuko twagiye tuyisobanura. Imana dushoboze gutera intambwe tugana ku kwifuza gusobanukirwa na buri kintu cyose, kandi twahawe urugero ko abashaka gusobanukirwa n'ubuhanuzi bagomba kwiriza ubusa, kandi barangiza bagafata ibitabo bagacukumbura bagasoma kugira ngo tumenye igihe turimo. Imana dushoboze guhagararira ibyayo no kumenya ubutumwa dukwiye kubwirizwa, ndetse no kumenya igihe tugezemo, nibwo twagira n'icyo tubona tubwira abatuye ku isi. Imana ikomeze itwongerera umuco wayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimye mwami wacu, kuko ibyanditswe byera ndetse n'ubuhanuzi wahishe muri Bibiliya wiyemeje kusobanurira abagaragu bawe b'abahanuzi, ukurikije imbabazi ugirira abo mu gihe cyacu, natwemeye kuduha ubutumwa bukwiranye n'igihe tugezemo, ubihere gucubahiro. Ngaho rero turangije kwiga ijambo ryawe, uriherekeza mu mitima y'abaryumvishe, ukomeze utuzamure mu ntekerezo no kumenya igihe tugezemo, kandi uduhe imyiteguro ikwiriye izatuma duhabwa ubugingo buhoraho. Nibyo dusabiye buri wese utwumvishe mu izina rya Yesu, amin. Izina datigeze kuyerezo, urebye bayituye ukuntu bifashe, icyo bashize imbere n'ukurya no kunywa, none bitumye bibagirwa yabaremye. Izina datigeze kuyerezo,
urebye bayituye ukuntu bifashe icyo washize imbere ni ukurya no kunywa none bitumye bibagirwa iyabaremye kurimbuka kwabaye mu gihe cya Nowa byatewe no kurya bakarenza urugero maze bica ubwenge bibagirwa Imana nicyo cyatumye bose bapfa barashira kurimbuka kwabaye mu gihe cya Nowa byatewe no kurya bakarenza urugero maze bica ubwenge bibagirwa Imana nicyo cyatumye bose bapfa barashira Imana yohereje ihame ryo kwirinda kugira ngo rigabanye uburibwe ku isi nirajya abakirisitu baboneramo kuza ku mubiri ndetse no mu mutima Imana yohereje ihame ryo kwirinda kugira ngo rigabanye uburibwe ku isi nirajya abakirisitu baboneramo kuza ku mubiri ndetse no mu mutima niba ushaka urugero rwo kwizera kwawe jya ugupimira mu kwirinda kwawe ufite uko wavuga kose ngo ufite kwizera udafite kwirinda byose ni impfabusa niba ushaka urugero rwo kwizera kwawe jya ugupimira mu kwirinda kwawe ufite uko wavuga kose ngo ufite kwizera udafite kwirinda byose ni impfabusa ibyatuma imibiri yacu iba mizima ni ukugira gahunda mu mirire yacu tukirinda ubunengane nzi mu kwirinda niho tuzagira amahoro y'umutima ibyatuma imibiri yacu iba mizima ni ukugira gahunda mu mirire yacu tukirinda ubunengane nzi mu kwirinda nibwo tuzagira amahoro y'umutima akamenyero kabi mu mirire yawe niko kazatuma ubura umwuka wera ngaho kosora bwangu iki nicyo gihe kuko abirinda aribo bazabona ijuru akamenyero kabi mu mirire yawe niko kazatuma ubura umwuka wera ngaho kosora bwangu iki nicyo gihe kuko abirinda aribo bazabona ijuru